urabona ko iyi mitsi yose irimo kwirega ngira ngo urayireba. Ibi ntabwo bivura abagize stroke cyangwa paralyse gusa yo mu maso. Ndakubwiza ukuri ko nubwo waba ufite umunaniro ukabije uri mu kazi ariko wumva utaguwe neza, nibi bishobora kukuvura kandi bikagukiza wa munaniro n'umujagararo wiyumvamo. Ibihe byiza nshuti muvandimwe, wowe unezezwa n'ibiganiro bya Muganga Kayitare. Nongeye kuguha ikaze nanone muri kino kiganiro tugiye kuganirira hamwe tuniga buryo ki dushobora kwita ku muntu cyangwa se wowe uburyo ushobora kwiyitaho niba waragize icyo twita facial paralysis, waragize paralyse cyane cyane iyo mu gice cy'amaso, mu maso. Mbere yuko tugira ibyo twiga, reka mbasabe tubanze dusome ijambo ry'Imana kandi tunasenge, noneho tubone gutangira. Tujye gusoma mu kubara igice cya 6 umurongo wa 24, uwa 25 n'uwa 26. Uwiteka aguha umugisha, akurinde. Uwiteka akumurikishirize mu maso he, akugirire neza. Uwiteka akurebe neza, aguhe amahoro. Reka dusenge tubone gukomeza icyigisho cyacu. Urakoze cyane Mana yacu, urakoze cyane Mwami wacu, turagushimye kandi turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe buryo ki twakwiyitaho n'uburyo twakwita ku bacu barwaye. Ngwino uduhe umwuka wera, ngwino wuzure imitima yacu, ngwino utwigishe, ngwino uduhe umugisha wasezeranye ari wo mahoro yawe, kuko tukwifuza kandi dusabiye abarwayi ngo babere umukiza, ubakize mu izina rya Yesu, amen. Rero bavandimwe kandi nshuti mwese mukunda ibiganiro byacu, uyu munsi wa none ndagira ngo turebere hamwe uburyo dushobora kwita ku bantu bacu cyangwa se twebwe ubwacu turamutse tugize icyo kibazo, uburyo dushobora kwiyitaho turamutse turwaye indwara twita facial paralysis. Facial paralysis ni igihe ushobora kugira indwara ituma ugira paralyse yo mu maso, wenda uruhande rumwe cyangwa se impande zombi, biturutse wenda ku cyo twita stroke cyangwa se n'izindi mpamvu, aho ushobora gusanga uyu musaya warahengamye cyangwa warapfuye, ugasanga umuntu ushobora no kumushona ntiyumve, cyangwa ugasanga iri jisho ryaragiye, cyangwa ugasanga uyu munwa warahengamye, cyangwa se ugasanga wese ntabwo face ye ikiri nzima. Icyo gihe rero ndagira ngo mubwire ko nta miti uzabona kwa muganga cyangwa mu bimera yakuvura nk'uko wavurwa n'icyo twita physical therapy. Physical therapy rero zitandukanye tugiye kukwigisha, wowe murwayi cyangwa wowe ubana nawe, wowe murwaza, nuzereka uyu murwayi akajya azikora, zizamuvura kandi zimubera umuti kurenza imiti yose ashobora gukoresha. Wumve neza, ntabwo mvuze ngo ntuzagire umuti n'umwe ukoresha, ahubwo ndavuze ngo izi physical therapy zizakubera umuti kurenza imiti yose ushobora gukoresha. Rero muri ubwo buryo, umuntu wagize ikibazo cya paralyse yo mu maso ushobora gusanga rimwe na rimwe anagira kubabara umutwe, ubundi ushobora gusanga agira ibyo twita anxiety, ni nko kwiheba cyangwa se guhangayikira ibitaranabaho. Ushobora gusanga afite depression,
depression iterwa n'ibyo yaciyemo, ugasanga afite agahinda muri we kamwibitsemo, ushobora no gusanga afite trauma. Trauma ni indwara ishobora kwihisha mu muntu, ugasanga umuntu nta nubwo abizi ubwe uyifite, ariko ibi byose ngiye kukwigisha bishobora kumuvura kandi bikamukiza. Ushobora gusanga waragize impanuka, yamanuka wenda wakubise umutwe hasi, bituma face yawe yangirika, bituma udashobora kwasama. Ushobora gusanga umuntu adashobora no kwasama ngo izi ntoki ebyiri azinjize mu kanwa, bidashoboka. Ugasanga arasama cyangwa ababara izi jaw bones. Ni wowe nje kuvura rero. Ushobora gusanga umuntu utambwira ngo gira gutya ngo yasame, izi nzasaya ze wagira ngo baziziritsemo insinga baraziboha. Ubu rero wowe utarwaye ibyo, iki cyigisho ntabwo kiri bugufashe. Urabibona nk'ibintu biraho byo kuvuga ubusa, ariko wakubwira umuntu ufite icyo kibazo aramutse akoze ibi ngibi tugiye kumubwira uburyo bizamufasha, agashima ijuru. Wowe unezezwa n'ibishegu n'ibindi bintu, scrollinga witambukira ugende kuko ntabwo ibi bikureba rwose. Ariko niba ukeneye ubwenge, ukaba ukeneye ubumenyi, icara hasi twige. Okay, wowe rero umuntu ufite ikibazo cya facial paralysis, cyangwa se icyo twita side of head paralysis, cyangwa se icyo twita stroke, kaba yarakwangije, ngwino twige. Ubu twatangiye. Shyira urutoki rwawe aha ku kananwa, nurangiza izi ntoki uzigire gutya, hanyuma utangire wimenyereze gukora gutya. Uyu munwa igice cyo hepfo ugiye kukigarura aha, wongera ukigarura gutya. Wasamye cyane, urabanza wasame, nurangiza utangire ugendeshe umunwa wawe, ariko cyane cyane iki gice cyo hepfo. Bikore nk'umunota. Nyuma y'umunota noneho wasame ugira gutya ngo. Ibi nabyo bikore nk'umunota. Nurangiza uhita ugira gutya ngo. Nabyo ubikora umunota. Nurangiza noneho ugire gutya. Urazana ururimi ushaka kurukoza hano ku zuru. Wasama gutya ngo. Izi jaw bones uzaba urimo kuzifasha gukora icyo twita stretching. Uzaba urimo gukora stretching ku buryo aya magufwa aho ateranira y'iki gice cyo hepfo n'iki gice cyo haruguru bizakorohera kugera igihe izi nyama zose zoroha n'izi muscles zoroha. Niba warahenganye umunwa ukaba no gucira, ujya gucira ucya ugasanga amacandwe aratemba, bizashira kandi umunwa wawe uzasubira muri shape nziza. Uzasanga uko uyu murongo ugabanyamo umuntu kabiri umeze, niba umunwa wawe warabaye gutya uzageraho ugaruke, niba waragiye uzageraho ugaruke. Ntutinye ko wenda bimaze imyaka myinshi, wowe bikore kandi ntubambirwe. Buri munsi ujye ukora iyo siporo bizagufasha. Noneho rero igihe ushoje gukora iyi siporo yo kujya gutya, ugiye gukora no siporo yo gukaraga umunwa gutya.
garura ku rundi ruhande, ubikore nk'umunota nabyo. None ibyo nubisoza ukore siporo yo gukanura cyane, gutya cyane, kureba cyane utibabariye, ukanure cyane gutya. Ibi nabyo bikore inshuro 10 kuri 15. Noneho ugiye gukurikizaho siporo yo guhaga umwuka mu itama rimwe kaduhera iburyo. Tugaruke ibumoso. No tujye kubikora tubinyuranya iburyo n'ibumoso. Ibyo nanone tubisoza tugiye kugerageza gushaka ukuntu dusunika iritama dukoresheje ururimi rwacu gutya. Iyo bikoze gutya bifite ukuntu bisa naho bibabaza iyi mitsi n'aya magufwa, ariko urabikora kwihangana. Bikore nk'inshuro 10, tugarure noneho ibumoso. Birashoboka ko wowe urwaye izo nshuro 10 utazishobora, ariko nubwo wabikora inshuro 1, ejo uzabikora 1, nyuma y'icyumweru uzabikora 3, nyuma y'icyumweru uzabikora 4, nyuma y'ukwezi uzabikora inshuro 10, kandi inzira ni ugukira. Nusoza uwo mwitozo rero, dore umwitozo nanone ugomba gukurikiza. No gusa nuseka ariko amenyo yawe afatanye gutya. Urabona ko iyi mitsi yose irimo kwirega do. Ngira ngo urayireba. Ibi ntabwo bivura abagize stroke cyangwa paralyze gusa yo mu maso. Ndakubwiza ukuri ko nubwo waba ufite umunaniro ukabije, uri mu kazi ariko wumva utaguwe neza, nibi bishobora kukuvura kandi bikagukiza wa munaniro n'umujagararo wiyumvamo. Ubwo rero niba turi kumwe kandi tujyana kandi ubyumva kandi ubikunze, reka dukomeze. Noneho tugiye gukora gutya. Fata izi ntoki ebyiri, urareba aka kantu ku gutwi kwawe, sinzi niba ukareba. Akangaka shyiraho urutoki rwawe gutya, urundi urushyire hejuru. Nurangiza ufate izi ntoki ebyiri uzishyire ku kananwa. Uraza kuba ukanda aka kantu nakubwiye, usa n'uwinjiza urutoki mu gutwi buhoro buhoro, utibabaza cyane. N'uru rusa naho ukurikiraho, noneho izi ebyiri nazo zirimo zizamura akananwa. Igihe uri gukora ibyo ngibyo, uraza kuba uhumeka umwuka mwinshi, uwinjiza unawusohora, uwinjiza unawusohora. Reka tugerageze kubikora. Turimo turakanda aka kantu gutya, n'uru rutoki ariko rukanda, izi ebyiri nazo zirimo zizamura akananwa, noneho duhumeka. Ibi bishobora no kugufasha niba wavugiye kuri telefone cyane,
wumva amatwi akurya cyangwa se wumva mu mutwe wawe hananiwe cyane. Ibyo ngibyo niba ubishoje rero ugiye noneho kwikorera icyo twita facial stretching. Urareba urutoki n'uru aho wazishyize naho, izi nazo wazishyize mu misaya, uragira gutya noneho se n'uwikanda cyane gutya, wongere gutya. Niba rero warapararije n'intoki zawe, wenda ukuboko kumwe kwaragize ikibazo, umuntu araza kubigukorera. Agomba kuba afite intoki zisukuye, agomba kuba yakarabye mu ntoki, agira atya, noneho narangiza akora atya. Ubwo ni ukuvuga ngo arimo arakora icyo twita clockwise, agiye kugarura noneho mu cyo twita anti-clockwise. Wari uzi ko aha honyine mu maso hafite muscles zigera muri 20 zirenga? Niba atari 21 cyangwa zingahe, ni nyinshi cyane. Izo muscles rero tuba tugomba kuzistretching. Noneho nurangiza ugire gutya. Ibi ushaka kubikora ukoresheje amavuta nka erayo, olive oil, ushaka gukoresha amavuta asanzwe, yewe nubwo yaba gikotori, vaseline, nta kibazo. Yego uramutse ufite amavuta yabigenewe byarushaho gukira vuba, ariko nubwo waba ufite amavuta asanzwe, hanyuma wongere ukore gutya. Indi ntambwe tugezeho niyo gukora icyo twita relaxation. Urabona aho aya menyo ahurira nayo, uragira gutya ngo amenyo urayafatanya, ariko ugakomeza ubyiringira aha hantu. Ibi bikore nk'umunota cyangwa 2. Noneho nurangiza ukore akananwa, bumba umunwa, ukurura akananwa gutya. Muri massage y'iki kibazo ntabwo ari byiza ko niba inyama uhigaruye aha ugarukira, ahubwo urongera ukanayizamura. Ibyo ari byo byose, bimwe ushobora kudahita ubishobora kubyikorera, cyangwa nawe ubikorera umuntu ushobora kudahita ubikora neza, ariko iyo ubyimenyereje bigera bigatanga umusaruro. Wari uzi ko niba byonyine nari ndimo kukwigisha aka kanya nanjye ubwanjye numva byindutseho, ndumva nkize ibintu byinshi kandi ntabwo wabyemera. Rero ubu ni ubuvuzi kandi bwiza cyane buzakugirira akamaro. Nusoza ibyo ngibyo, kora noneho utya. Icyo gihe ugomba guhindukiza umutwe gusa, igituza kigasigara uko cyari kiri.
bikora inshuro nyinshi. Tangira no mubwire gutyo. Niba ufite amaraso make, aka kantu nkoze gashobora kugutera agasereri. Ni icyitonderwa, ariko bikore buhoro. Noneho ngeramo imbaraga. Ubu buryo ni uburyo bwiza bwo kwivura wowe ubwawe cyangwa se kuvurwa n'umuntu wawe mu rugo, kandi ushobora no kubikora utanarwaye. Ariko wowe ufite ibibazo bikomeye bya stroke na paralysis, bizakugirira umumaro cyane. Reka rero dukurikize haka ngaha. Ntabwo kanda cyane aha ngaha. Nyuma rero y'aka ngaka turakurikizaho ko tugiye kumasa izuru. Turarikanda tugasa n'abaribyiringira gutyo. Urabona bimeze gute? Urumva uzabishobora? Urabona bizakugirira akamaro? Reka nkwifurize gukira. Imana ikugirire neza, kandi iki kintu ukiteho kuko ni umuti ukomeye.